Isa yisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye, umenye amakuru yaho ya buri munsi. Ubwo duherukana amakuru y'akazi yarashyushye kwa Sakindi kuko Muringa yaratsinze ikizamini cyanditse hasigaye kimwe gusa akegukana akazi yashakaga. Emima nawe yari yabonye akazi kamusaba kwimuka akajya gukorera iburamiro, hasigaye kubyumvikanaho n'umugabo we Sakindi. Ni mwikinamico Isano Isobetse. Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo, ufite ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udaheza, umwana agira uruhare mu byakorerwa. Uhinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane. Shiringa kirye cyabifate n'umugati. Reka ntacyo nshaka nigiriye muri banki. Ako wakwihanganye koko kuki urakara ukageza igihe kingana gutya. Ariko ntukamenyeze ibyo ntazakomeza kubona Shiringa. Ngo iki tuzakomeza kubona se habaye iki? Ko nabonye watsimbaraye se ngushaka kujya gushaka akazi ukabiyo ngiyo. Urumva ibyo ngibyo uri kumenyeza nzabikura he? Erega nanjye gushaka akazi ndifuzaga ko urugo rwacu rutera imbere. Ariko nawe tekereza ukuntu nabaho uramutse ubuye ngiyo nguri mu kazi. Ibyo bintu urukumva wo bishoboka? Birumvikana ko harimo impinduka ariko nyuma y'igihe urugo rwacu rwazazamuka mu iterambere. Ariko Sheri, tekereza ukuntu nasubira kwiterera ipasi, nkasubira no kwifurira. Urumva ibyo bintu koko? None se twembi ko twaba dukora ntitwafata umukozi ugutekera agakora n'ibyo. Urumva no gusasa azageza no kubikora? Ariko nawe ntugakabye. Ntabyo gute? Ubu gusasa uretse ko mbikora ntabyo uzi. Ngo ngewe njya gusasa ndi umuntu w'umugabo, mfite umugore, jamais, never uzabaze rwose. Nese uko ko nzakomeza nicare nari mbonye amahirwe. Hagati y'ibyiza urahitamo icyiza kurusha ibindi Sheri. Urumva? Umugabo n'akazi. Nakundi nyine. Nge ndashaka umwanzuro wawe, niba ushaka kugenda uzagumeyo rwose. Nge nuko nkubwiye pe. Basi reka iby'akazi mbyihorere nzakomeza gushakisha. Ntumva ahubwo. Erega gushaka guhangana n'umugabo wawe ntabwo byavamo. Ariko ubwo amafaranga bari kuzajya bampemba. Naramasi. Ariko ni hehe wabonye umugore ataye urugo ngo agiye gupagasa? Ibyo bintu ari iby'abagabo twebwe. Basi mpereza ya telefone mbabwire ko nazaza. Akira rwose akire ngiye. Uyu munsi no munsi bari baramaye ngo nawe urenza barashaka undi. Oya rwose bandikira ubabwire ko utakije. Ibyo gukora amafaranga rwose bimparere, sibyo? Ubundi wakora ikizamini utambwiye kubera iki? None rero kiri mwabo. Ndakumva mfite. Naje rwose kugira ngo ufashe. None si yo ndifite amezi angahe? Ndumva amaze kuba 3. Iyo rwose twayikuramo nta kibazo. Aho nta nubwo iba yari yakagaragaye. Baba we. Debora rwose yari kuzampaga amape. Ngawambwira amafaranga rero. Amafaranga se 200,000 nibizwe. Ngwiki? Ayo mafaranga uziko no mu buveterineri mazemo imyaka nkora ntarayatunga. None uziko ari imikino ibi bintu? Uziko narinzi ko utarenze 30,000. Ngo iki? Mvira hagaco. Uziko akazi dukora ari ukwirengera ingaruka zanadufungisha. Ndabizi. Ariko nawe dohora rwose batazamfunga. Agufunga. Harya umukobwa wateye indangana ate? Yewe, yiga mu wa 3. Uba afite imyaka 17. Ngo iki? Ariko se gaco, uwo mwana wamujyaga wabuza abakuru? Nanjye rwose sinzi cyari cyane RP. Ibigabo nkamwe byangiza abana. Wowe rwose ndakureka bagufunge burundu. Rwose mbabarira kirimwa. Mbabarira rwose ndakwinginze. Ubwo se waba udahemutse nk'umuganga ukuramo inda kumena ibanga koko? Koko ubwo se niburi nakoresha agakingirizo aho kumuhemukira 3. Uramwangije, unamuteye inda, ingaruka kuri we ni zose. Rwose mfasha mbone mva muri iki kibazo rwose. None ukabona kwitetesha gutya ngo amafaranga ni menshi. Birumvikana rwose ko ayo mafaranga ntayabona. Erega umwana ungana gutyo kuyikuramo bishobora kuzamo urupfu. Yababa we. Tekereza ibyo bibaye. Niyo mpamvu umuntu abasaba amafaranga agura imiti ihagije. Uremera gutanga amafaranga cyangwa tubireke? Manager rero buriya banki yanyu nashimye imikore yayo. Okay. Amazina yawe ni Sakindi? Nuko nitwa rwose ni Sakindi. Ni yabahamagaye mbabaze ku by'inguzanyo. Zana indangamuntu yawe na numero de compte yawe turebe. Dore ngibi. Ndashaka usezera ku bukode mana. Ni ukuvuga ko inguzanyo ushaka ari yo kugura inzu yo kubamo. Ahubwo inzu naranayibonye.
nyirayo ubukene bwaramukubise ubu ngubu barashaka kwiteza sibyo rero biciyemo rwose kuva mu bukode ntako bisa ko ari inzu nziza ubukode buraryana kuryana gusa wahora n'iki uzi nkanjye umaze igihe gito ndongoye mba nibaza n'imbyara ntisubi ibintu bizavamo koko reba kwishyura inzu ukagira gute ukishyura abana wa mugabo rero igitangaza ubwo bikaze bigukara gusa ahubwo reka nze nkurebere historike yawe yewe ahubwo ni mu yampa vuba rwose ndahita nyigura yewe uzi ukuntu hari abantu benshi bayishaka abakomisiyoneri nabo bamereye nabi none se Saki karame ko mbona ko bitari bushoboke kubera si iki kandi kubera iki bitari bushoboke mana urabona ni ugufata kuri avance sur salaire rero amafaranga ushaka ntibyashoboka ngendeye kuyo hembwa oya rwose mu mbabare rwose mu yampa imana wose koko mwana bambaye uwande koko ndabyumva ariko amategeko hari ijanisha ry'amafaranga tutarenza iwawe ubu se koko ndabigenza gute koko urabona ahantu kuri amafaranga ni hamwe kandi ukenera kubaho ntitwatwara amafaranga yawe yose birumvikana dutunzwe no guhaha keretse niba umugore wawe afite akazi nawe akagira amafaranga bamukata reka ntako ahubwo hari ahantu bari bamuhamagaye ngo azaze gukora aho rero niyo yaba agitangira yatuzanira kontra bigatungana baba we ko namubwiye ngo akihoreye ngo urugo ngewe nzarutunga ariko banza uri umutesi wa mugabo we niyo wabonye amahirwe nk'ayo ukayitesha data we mana yanjye reka muhamagara ahita ababwira ko yisubiyeho akazajya kuhakora habikore vuba bataragahundi gira bwanga ahubwo udasanga bafashe undi mukozi baba we fone ntabwo iriho rero Debora impamvu nagutumyeho ndagira ngo tuganire kuri iki kibazo kitoroshye birakomeye byo rero ndabizi ni nayo mpamvu nyine nifuje ko tuganira uko twabyitwaramo uzi ko kwa gatandatu nari nafashe umwanzuro wo kubwira iwacu ko ntwite warabibabwiye nizere ko utahingukije ngo ni gacondo wanteye inda uyu nabuze aho mpera mbibabwira awe nari ngize ngo wankozeho umutima warumvuyemo pe none se bizagenda gute kuko indi igenda ikura igaragara muri igisubizo noneho nakibonye reka cyane rwose yebaba we uzi ukuntu urarimangayitse nibaza uko bizagenda mura rwose mbirimo ahubwo umpaye iyo telefone yawe akira none se urayinyatse gaco uya humura ndayigusubiza yewe ubwo se naba narakuguriye telefone nkayikwaka ibyo se ni ibiki urimo gusiba ndeka nsebe yewe ni mesaje zose nakwandikiye uzi ko izi zankoraho reka ese ku izina ryanjye wanditseho nde nyine nanditseho sweetheart umva mbese uzi ko indi igaragaye abayobozi babyinjiramo bakareba muri fone yawe sweetheart bagasanga ari veterineri gacondo bakamfunga none se undi igisubizo wabonye ni iki nyine Debo ndashaka kuyinda tujya kuyikuzamo reka ibyo bintu sinabikora rwose none kutabikoze byazatera ibibazo kuri wowe nanjye bakamfunga burundu kandi nawe uyikuyemo byatuma ukomeza ukiga kandi nta warabukwa reka nifitiye ubwoba Debora humura rwose ni abahanga bazabikora we humura rwose ni umutunywa ako kanya bikaba birarangiye nta n'ikintu wumva ni nko kwihagarika urumva ubwo se koko nta kundi ni uko bigomba kugenda ntacyo ndemeye ariko se ubwo tuzagiyeho ryari isa nisobetse ngayo nguko ayo niyo makuru ari Nyamineke. Gacondo yatse telefone Debora asiya message zose yamwandikiye. Ikindi kandi bombi bemeranyijwe ku cyemezo cyo gukuramo inda nk'igisubizo kirambye ku kibazo bamaranye iminsi. Aho gukuramo inda bizamugwa amahoro. Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo. Isano isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Swing Hand Rwanda. Mukeneye kutugeza ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'Isano isobetse, mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook n'ukwandika Isano isobetse cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho ubutaha twubaka umuryango udaheza umwana agira uruhare mu byakorerwa.